menya ibyo utigishijwe ku ifaranga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe itandukaniro hagati y'ibintu bibiri bikunze gucanga abantu bikabarwaza umutwe rwose kugeza n'igihe batangiye kubyita bya bintu, cyangwa bamwe bakabyita ibya babandi. Hari icyitwa network marketing gitandukanye n'icyo bita business za gakondo. Tugiye kureba itandukaniro rya hafi, kimwe kimaze imyaka myinshi, ikindi kimaze imyaka mike. Network marketing imaze imyaka hejuru y'imyaka 70, business za gakondo hejuru y'imyaka 500. Reka tubitandukanye dukoresheje urugendo rw'ibicuruzwa ariko muri business za gakondo. Muri business za gakondo tugira uruganda nirwo ruhereza ibicuruzwa abo bita aba distributor cyangwa abacuruzi bakwirakwiza ibicuruzwa. Abo nabo bagashyira abo bita aba wholesaler cyangwa abacuruzi baranguza ibintu byinshi. Abacuruzi baranguza ibintu byinshi nibo bashyira ba murokore cyangwa se abo bita aba retailer. Umuconsumer rero cyangwa umukiriya wa nyuma niwe uza kubifata hehe? Kwa murokore. Dufata urugero rw'ikinyobwa gihagaze amafaranga 500. Aba distributor bagifatira 550, aba wholesaler bakagifatira 600, aba retailer bakagifatira 65, aba consumer banyuma kikabageraho cyabaye amafaranga 700. Murandebera hagati y'imibare ibiri harimo itandukaniro, uruganda no ku consumer. Harimo difference y'amafaranga 200. Ibi bintu birababaje cyane. Ndagira ngo mwitegereze neza hano. Igicuruzwa kiyongeraho amafaranga 200 kubera ko kuva ku ruganda kugera kwa murokore buri wese yongeragaho amafaranga 50. Buri mucuruzi yari ameze nk'uri kukikuraho. Birangira ari umuguzi wa nyuma wishyuye ayo bagiye bongeraho yose. Aha abacuruzi bazakira. Umuconsumer we ntabwo ari kwinjiza, ahubwo iki ni icyobo ari kujugunyamo amafaranga. Aha rero uzasanga amadene ameze nabi. We icyo azatahira ni ubukene bukabije. Abana be basigaye bambara ubusa. Azakuramo diabete, kanseri cyangwa indwara z'umwijima, kuko ibi binyobwa biba byongeyemo amasukari, biba byongeyemo amabara atuma biryohera ijisho cyangwa se birimo alcohol ikabije. Igicuruzwa gihagaze amafaranga 500 ku ruganda kubera ko rutakaza amafaranga menshi rwamamaza. Kugira ngo mubyumve, muri 2018 Coca-Cola yasohoraga miliyoni 450 buri saha zo kwamamaza. Igituma igicuruzwa gihenda ni biriya bintu bitatu byo hagati ndetse no kwamamaza. Reka tubikuremo. Aha nta za depo, nta za butike, ahubwo babakiriya nibo bahindutse abacuruzi. Noneho uruganda narwo ntirwongere kwamamaza kugira ngo igiciro cy'igicuruzwa kimanuke kigere nibura ku mafaranga 300. Aha reka tuvuge ko igicuruzwa umukiriya azagifatira amafaranga 500 aho kuba amafaranga 700. Ubwabe atabaye ya mafaranga 200 yarengagaho. Iyo ubucuruzi busigayemo uruganda n'umuguzi wa nyuma gusa, abantu batatu barakuwemo, kandi kwamamaza bitagikorwa n'uruganda ahubwo bigiye kujya bikorwa n'uyu muguzi, ubu bucuruzi bwitwa network marketing. Bizatuma umuguzi agura ahendukiwe, kandi kuko yamamariza uruganda akinjiza amafaranga za televiziyo, radio n'ibyapa byari kujya bitwara, kuko ubundi amakuru yihuta iyo abantu bayahanahana kurusha za televiziyo na radio. Dore ngo abakiriya bayakira rero. Reka turebe uko aba bakiriya bagiye kujya binjiza amafaranga. Hari rwa ruganda rusigaye rufite ikinyobwa cy'amafaranga 300 kuko rutamamaza, kandi ari rwo rusigaye rwicururiza, rugiye gushaka umuguzi umugurishaho cya kinyobwa. Uyu muntu yitwa Sam, avuye ko agenda akamagura cya kinyobwa, yakumva nta kigenda akagaruka akamusubiza amafaranga ye. Aha uruganda ruba rugomba kuba rwizeye karite y'iki kinyobwa. Iyo Sam agikunze abwirwa ko hari amafaranga azinjiza kuri buri muntu wese azakirangira nawe akakigura. Aka kazi ubundi kakorwaga n'ibitangazamakuru. Sam afite inshuti ye yitwa Jeannette, ayihaye kuri cya kinyobwa. Jeannette aragikunze, asabye kumenya aho yabikura. Sam azamubwira ko agomba kwigira ku ruganda. Jeannette agezeyo, uruganda rumubajije aho yakuye amakuru,
kandi rutamamaza. Jeannette ati ni Samu wambwiye. Samu uruganda ruba rumuzi kuko uguze wese yandikwa ahantu. Jeannette nagura, Samu azinjiza amafaranga 50 kuri buri kinyobwa gihagaze amafaranga 300. Jeannette afite inshuti yitwa Tom, ayihaye amakuru nayo iraguze. Jeannette nawe azinjiza amafaranga 50. Tom ahaye amakuru Beni. Tom nawe arinjiza amafaranga 50 Beni najya kugura ku ruganda. Ariko mwibuke ko Samu iyo atabwira Jeannette, aba babiri bandi ntibari kuza kugura. Niyo mpamvu Samu azongera agahemberwa Tom na Beni ndetse n'undi muntu wese uzaza kugura ku ruganda, akamwinjizaho amafaranga 25 noneho kuko Samu atari we watanze amakuru direct. Niko Jeannette azinjiza kuri Beni. Murabona ko kwinjiza kw'aba bantu atari ibyinshi rimwe gusa, ahubwo ari mpaka umuntu apfuye, ariko n'ubundi abagukomokaho basigarana ibyo watangiye. Iyi iba ari business yawe, ntabwo uri umukozi w'uruganda, kuko uba nawe witwa umudistributor. Gusa wowe nuko watangije agashoro gato kangana n'ikiguzi cy'icupa rimwe waguze cya gihe bwa mbere. Iki gikorwa cyo gutuma igicuruzwa kimenyekana kikanagurwa nicyo cyitwa marketing, naho iyi shene niyo yitwa network. Niho hava ijambo network marketing cyangwa se ubucuruzi bw'uruhererekane. Murabona ko inganda zikora umunyu iyo ziza kuba zikora gutya, ubu mba narabaye umuhera, kuko ibiro by'umunyu byaguzwe nyuma yanjye ntibyakwirwa mu karere kamwe k'u Rwanda. Nk'uko tubibonye mu ncamake, muri network marketing habamo ibyiza byinshi. Reka turebe icya mbere. Iyi ni business wajyana aho ushaka ku isi hose. Ni business mpuzamahanga, wayikorera ahantu hose ku isi ushaka. Ni business winjiza amafaranga amasaha 24 kuri 24 mu minsi 7. Ni business wakorera mu rugo iwawe. Ni business itanga umudendezo mu gihe, ikaba business itanga umudendezo mu mafaranga. Ikindi ikaba business wakorana n'umuryango wawe wose, kuko ntabwo isaba ubundi buhanga, ntabwo bisaba kujya mu ishuri n'ibindi. Ni ikindi ni business yo gufashanya.